Reka duhere kuri iyi tariki itazava mu mitwe y'Abanyarwanda. Ubu ubajije umunyarwanda warebye umupira kuri stade cyangwa wumvise kuri radiyo, yakubwira izina ry'umukinnyi watsinze igitego. Ni ukubera iki? Ibyishimo. Ibyishimo ni uburyo wumva mu mutima wawe unezerewe, ugaseka kandi bikagaragara ku isura ko wishimye. Gusa abaseka bose siko baba bishimye. Ibyo mvuga ni ukuri. Nawe yumva. Haba igihe wumvise umuntu aseka ugakeka ko hari bamukubise. Ibi ni ahantu bihuriye n'ibyishimo na gato. Reka twigarukire ku byishimo. Iyo wishimye mu mutwe wawe nta kintu uba utekereza, ibirimo byose sinzi ahantu bijya, kuko urabyibagirwa nyine muri uwo mwanya w'ibyishimo. Urugero, ku kazi niba wahembwaga neza, nta mafaranga ufite yo kwishyurira abana minerivare, ubuzima bugoye urimo gucamo n'ibindi byinshi nawe uzi. Gusa mu mwanya w'ibyishimo ibi byose turabyibagirwa. Ese bijya hehe? Aya ni amayobera matagatifu. Aka kanya nanjye urimo kukubwira iki kiganiro ndishimye, kuko nzi neza ko nawe kiri bugushimishe. Warangiza ugakanda subscribe, comment ndetse na like. Reka dukomeze. Burya hari impamvu nyinshi zituma tugomba gushaka ibyishimo. Bigabanya stress, biruhura umutima, bikwibagiza ibintu bibi urimo gucamo cyangwa ibibazo ufite. Gusa ntiwibeshye na gato, kukwibagiza ibibazo ufite ntibivuze kubikuraho, ahubwo ni byiza kubona umwanya wo gushaka ibisubizo by'ibibazo ufite. Iyo wishimye utekereza neza. Aha niyo mpamvu umuntu yishyura ibihumbi 10 mu masaha atarenze 5 kugira ngo abone ibyishimo. Ruvuya wambonye? Ubu nakwitabira inama y'abagabo wo ntaho wajya. Izaryima nayitabiye. Ruvuyanga abakobwa babyirukanye bafite abana barakora toroko muno mwaka, ariko umutanze kurongo. Aha, oho, ehe, ewana kitwaje ubundi kwimagina pare wanje ari debeni. Kandi abitanga yumva ko nta kibazo, kabone nubwo yaba arimo umuntu amafaranga cyangwa yifuza kugura inkweto, imyenda ndetse n'ibindi. Ibyo mvuga ni ukuri. Ibyishimo kandi bituma wunga ubumwe n'uwo mwari mufitanye ikibazo, kabone nubwo mutakiganiraho uwo mwanya, ariko akubabarira byihuse. Nawe umubajije impamvu akubabariye ntiyayisobanura. Urugero, girana ikibazo n'umugore wawe cyangwa girlfriend wawe, nyuma yaho uzi kumusohokana ahantu uzi neza ko akunda, umuhe gift uzi neza ko yari akeneye kandi akunda. Aha ntabwo azazuyaza, azakubabarira byihuse. Nawe atazi uko bigenze, ibyishimo birahenda. Niyo mpamvu turara dukora dushaka amafaranga, uzi neza ko akazi ukora batazaguhemba cyangwa ngo bagushime, wakareka. Abenshi twahitamo kwicara mu rugo aho gukorera abadahemba cyangwa ngo bashime. Birumvikana ko dukora akazi kugira ngo tuzabone amafaranga twishime. Urugero rwiza ni muri sinema. Umuntu yihindura uwo atari we kugira ngo akunde ashimishe abantu. Nawe ndebera. Aba bantu ni abakire. Bamwe murimo kumva iki kiganiro babarusha amafaranga. Ese yungukira he kugira ngo nawe abone ku byishimo yabahaye? Nuko abazi neza ko iyo video muzayireba akabona amafaranga, nawe ayo mafaranga akayakoresha ikintu kimuhesha ibyishimo. Gusa nanone hari ubwo twitiranya umunezero n'ibyishimo. Bamwe bashakira mu nzoga, abandi bakishyura abantu kugira ngo bawubahe. Burya buri wese muri twe bafite ikimushimisha gitandukanye n'icyundi. Ariyo mpamvu bigoye cyane gutanga igisobanuro cy'ibyishimo, ariko kubera ibyishimo ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, abahanga bahuza ibintu twita umunezero n'imikorere yacu. Iyo umuntu mubajije ngo umeze ute, agasubiza ko ameze neza, yewe wanamubaza amakuru ye akakubwira ko ari meza. Mbese muri twe buri wese nta kindi aba yifuza uretse kumva ko ameze neza kandi yishimye.
Buri gihe iyo abantu bareba ibibashimisha baba batekereza ko ibyo bintu bizabashimisha ubuzima bwose. Bivuze ngo kubyutsa amatsiko mu mutwe wawe bishobora gutuma uhindura ibitekerezo ku byo wakundaga. Aha buri wese umubajije ibintu 5 bifite akamaro mu buzima bwe, ntiyagera ku cya 5 atarakubwira amafaranga. Kubera iki? Hari abantu bavuga ko amafaranga atari yatanga umunezero. Nibyo twese tuzi ko ubukene bubabaza. Ni ukuvuga ko budatanga umunezero. Ariko burya n'ubutunzi hari urwego rugeraho rukaba rutacyongera umunezero. Urugero rwiza ni uko iyo winjiza amafaranga make ataguha ibyo ukenera, ubaho utishimye mu buzima. Ariko iyo ubonye amafaranga atuma ubona iby'ibanze ukenera, gusa nabwo ntibiguha ibyishimo ukenera. Impamvu ni uko iyo ubonye ubushobozi buguze ibirenze ibyo ukeneye by'ibanze, ubwo bushobozi utangira kubukoresha kugura ibyo ukeneye nyamara atari byo ukeneye. Utangira gukeka ko ukeneye gusohokera muri Hotel Lens kandi ko biri bugushimishe, nyamara ibyishimo biguha ntabwo biba bitandukanye n'ibyishimo bisanzwe, kuko akenshi usanga ari ibyishimo bishira mu kanya gato. Ubundi abashakashatsi bavuga ko umunezero w'umwimerere ari umunezero umuntu agira awukesheje ibintu ataguze. Urugero, niba kureba imisozi bigushimisha, ubwo ibyo byishimo nibyo by'umwimerere. Mu buzima hari abantu bahora bahangayitse bisa nkaho ibyiza bizaza gake cyane mu buzima bwabo, kandi nabwo kubw'amahirwe. Hari n'abandi babaho bumva ko ejo ari heza, bahora bafite icyizere kandi ko ejo bishobora guhinduka. Abashakashatsi kandi bavuga ko umuntu wese ufite umunabi muri ako kanya aba afite ibitekerezo bibi mu mutwe, gusa nanone aba afite ubushobozi bwo kwirukana ibyo bitekerezo bibi mu mutwe we. Bemeza ko buri wese mu mutwe we hari ibiganiro bihoramo. Ibi babyita ibitekerezo. Ikiganiro cyo cyitwa Menya ko.